Regeza abari ibyo kwegekaho hano dufite abahanuzi benshi bahanurira kuri ubutaka bwo muri Ararume birirwa mu bapfumu Igisenyi. Ndakubwiza ukuri Hano dufite abahanuzi benshi mbere yo kugira ngo baze hano kwicara kuri kamera babanza kwisigira imiti hano muri Bingara. Avese Wabyumvise neza bagafundura n'inzoga bakanywa. Wowe akaza kamenagurika ukagira ngo ari kuvuga iby'Imana naho kumbi nibyo amaze kwishyiramo. Ndakubwiza ukuri Ibeshya noneho musuhuza ari ubwa mbere urebe kuzongera kwakira amafaranga mu biganza bye muha amafaranga se mugurire na fanta hano se wirebere. Ugiye kuvuga n'uriya mugore bavuze ko ari umurangisha wese hari umugore baherutse kuvuga ngo ni umurangi. Ikimenyetso bagaragaje ko ari umurangi ni iki? Nituvuga ibintu tugaragaza ikimenyetso. Uyu munsi ushoboye kumbaza ngo ibyo bintu bibera nkaguhereza recorder cyangwa se nkaguhereza video ibikorerwa ahangaha inyuma y'iyinza ahangaha dufite abantu benshi bagiye bahanura bamamaye mu gihugu cy'u Rwanda bazaga bakabanza bakajya inyuma ya kiriya giti akabanza akarepeta ibyo agiye kuvuga yanagera iwe karara birepeta akaza kuri kamera afite ibintu amaze iyi minsi tatarepeta. Ndakubwiza ukuri yarangiza akabivuga ari seri abantu bose bagashiduka nyamara tukababwira ngo mutegereze ko bizasohora. Bibiri ivuga iki? Umuhanuzi yemerwa ruko ibyo hano bigeze gute bisohoye. Nimba umaze umwaka wirirwa ubwejagura kuri kamera uvuga ngo Imana iravuze ubwejagura kuko ntabwo subiramo ubwejagura kuri kamera uvuga ngo Imana iravuze umwaka ugashira hataraboneka n'ikintu kimwe bwejagura uracyari kubwejagura icyaho ngaho. Wagiye gushaka imbaraga z'Imana zikaza none se ntago ari bo batumye insengero zifungwa? Yego sha abikuyemo yisha umuntu akamutwara ibye yagambaniye umuntu akamuhuguza ibye ejo bwace atera imbere aravuga ngo ni Imana yabikoze. Ubushize sinakubwiye ngo itondera ubuhamya abantu baza gutanga kuri kamera ndetse no mu rusengero kuko bose ibyo bavuga ntabwo ariko byatanzwe n'Imana. Abenshi barabihuguje sibyo abandi baca mu nzira z'imyuka mibi kugira ngo babibone abandi baracururiza ku miti kugira ngo bakunde bagire ibyashara. Iyo usanze afite abakiriya yatondetse none se yakubwira ko ari imyuka mibi? Buri abantu birirwa bivugishwa ngo runaka akoreshwa n'imyuka mibi ngo na runaka ngo imyuka mibi akenshi bivugwa n'abantu kandi usanga ababivuga ari n'abarokore ndetse kandi ari abantu badashobora kumva ijwi ry'Imana na rimwe barangiza bo ubwabo intambara ziri muri bo. Urabyumva neza uzacu Emana we Yesu we ingoma yawe ni amamare. Yego reka tubahe ikaze mwe mwese mukomeje kubana natwe aho muherereye hose mu bihugu bigiye bitandukanye. Tubifuriza amahoro y'Imana n'urukundo ruva ku Mwami Yesu rukomeze kubana namwe. Imbere ya kamera mafite umutumirwa udasanzwe ntago byoroshye kugira ngo tumubone ariko muhaye ikaze Pascal. Yes ndakuramukije mu izina rya Yesu. Pascal amakuru ni meza. Nibwo bwa mbere kugira ngo tugufatishe neza ntago byari byoroshye kugira ngo uze kuri kamera ntago byari byoroshye ariko dushimiye Imana ko yemeye kuza kuri kamera. Yego Pascal natwe turishimye cyane. Hanyuma ngasuhuza inshuti zawe zakadasohoka. Reka nsuhuza abakunzi banjye aho bari hose. Ubwo nimvuga abakunzi banjye bahita bumva ko nta mwanzi ngira. Ubwo nabanzi banjye nabakunzi banjye kuko abanzi banjye bampozaho ijisho kugira ngo barebe ibyanze babone uburyo bishimira ko ibyo banyifuriza biri kunsohoraho. Abakunzi banjye nabo bampozaho ijisho kugira ngo barebe ibingoye barwane nabyo. Ubwo urumva abo bantu bose niki ni abakunzi banjye kuko bose bampozaho iki ijisho. Umwanzi n'umukunzi bose ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Buri wese ahirwe mu kazi ke. Amen. Dushyira imbere y'Imana Pascal. Uri Imana y'amahoro nta kibasho kurogoya imigambi yawe tugushimiye ko abanye natwe katurinda ngwino bane natwe muri iki kiganiro mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Yego Pascal karame tugiye kuganira ku bintu bitari byinshi ariko nanone by'umumaro. Yego tugiye tubona mu gisate cy'iyobokamana havugwaho ikintu cyitwa imbaraga z'umwijima. Yego
ese tukavuga ngo nimba mu bapasiteri twebwe dukurikira cyangwa se dusengera havugwamo izo mbaraga harimo abatabyemera yego harimo n'ababarwanira ishyaka ko badahari cyangwa se bahari nkawe nk'umuntu w'umunyamwuka yego izo mbaraga koko zirahari kandi zirakora ndagusubiza yenda nihuse cyane kuko ni ikibazo cyoroshye izo mbaraga zirahari kandi zirakora ndetse ahubwo zikora ku mugaragaro ni imbaraga zikora ku mugaragaro umuntu utabizi yabihishurirwa ate nyine umuntu utabizi yishwe no kutabimenya ariko kugira ngo abimenye biramusaba gusenga sibyo usenga se noneho yamara gusenga akagera ku rwego rwo kuba mu cyumba cyo hejuru cyo kuyoborwa n'umwuka wera kuko izi mbaraga ni nyinshi kandi noneho ziri ku rwego abantu batazi abantu bo batekereza ko ari ibintu byoroshye bakavuga ati kuba runaka yagiye hariya akikubangura akavuga mu ndimi agatambuka abantu bagahundagara bo bakibwira ko ari imbaraga z'Imana ariko ugiye mu buryo bw'umwuka kabone n'ubwo wasoma Bibiliya ubwayo ukayisoma ikagusobanurira neza wasanga twujuje abakozi ba Satani bamukorera bakoresha imbaraga ze bamaze kwihakana imbaraga z'Imana kuko ibyabo barasenya gusa nta n'igihe ntabivuze Imana irazi kubaka Imana irazi ikagira aho ikura ikintu ikagira n'aho ikigeza ariko uyu munsi nitugira umwaka wo gukomeza kubana n'abakozi ba Shitani bakoresha imyuka mibi baza aho turi bakaza kuri kamera bagahaguruka biyambitse uruhu rw'intama kandi imbere ari amasega aryana abarundi bavuga ngo ni amabingira tuzakomeza guhomba kuko uramaze ngo bazababwirwa n'iki muzagendana umwaka umwe imyaka ibiri umwaka wa gatatu aguca urwaho natakumira bunguri arakugambanira ugimageragere ni igihe rero cyo gusenga ukabimenya kuko akenshi umuntu abasobanukirwa iyo byamaze kugusohoraho nibwo umenya ngo burya umunyarwanda ajya avuga ngo mbwira uwo mugendana maze nkubwire uwo uriwe ni ukubera ko uwo mugendana burya wagakwiye kugendana n'uwo mukora bimwe ariko Imana yo iritegereza ihamagara Loti iramubwira ngo haguruka ugende ariko ugende wenyine ntugire umuntu n'umwe mujyana ariko ngo ajyana na murumuna we witwa Loti yahamagaye Aburahamu none iramubwira ngo genda wenyine arangije Aburahamu agira impuhwe ajyana na murumuna we witwa Loti baragenda kandi Imana yamutegetse kugenda wenyine uyu munsi rero ingorane dufite twe turiho duhaguruka tugahagurukira umurimo w'Imana tukagendana na ba Loti abo ngabo twamara kugera mu nzira abagore babo bakareba inyuma bagahinduka inkingi z'umunyu nibyo ariko Loti we ntapfa guhinduka keretse Imana yo yivugiye ndagira ngo urabibona ko byaje kugera igihe Imana nayo bikayirenga y'ubwaye akaba ari yivuga ngo noneho tandukana na Loti ngiye nguhereza umugisha bisobanuye iki aba bakozi ba Shitani twebwe tubona mu ishusho yo gukorera Imana twarangiza tukabagira inshuti tubimenya uko baduconshomeye cyangwa bagaconshomera ibyacu ku mbaraga ni abakozi ba Shitani ku rwego rwo hejuru baraguhekenya n'imyenda wambaye bakayihekenya ngo iki biteye ubwoba niza ati Imana irambwiye ati zana iyo nzu kandi ariyo ufite wenyine kandi ari ibyo byoroshye baratandukanya abagore n'abagabo babo baratandukanya abana n'ababyeyi babo baratandukanya umuntu na business yiwe baratandukanya umuntu n'undi baratandukanye ibyabo ni ugusenyagura urakora mariage uyu munsi ejo bakaguhanurira divorce urabyara umwana ejo bakaguhanurira urupfu buretse gatoya uvuze kuri divorce kuki abapastori abahanuzi usanga ari bo bantu ba mbere batandukanye n'abagabo cyangwa n'abagore impamvu nuko bagira umwuka wo kwishyira hejuru urumva nimba avugana n'Imana Imana ikamusanga akavugana nayo akaza gushakana n'umuntu utagira uwo mwanya wo kuba yavugana n'Imana akenshi yibwira ko iyo Mana ayitwara mu mufuka noneho ntace bugufiya muri rwa rugo iyo adaciye bugufiya rero byanga byakunda rurasenyuka kandi uzabibona ko byanga byakunda abenshi biyumvamo confidence bakanatekereza ko icyo batuye
kigomba kuba nk'uko bacyatuye. Uzabibona. Ndagira ngo tumaze igihe kitari gitoye tubona bitwa ko ari abahanuzi bakomeye. Yego. Ariko wajya kureba ugasanga ingo zabo ntazihari. Wajya kureba ugasanga nibo barara mu tubari banywa inzoga. Wajya kureba ugasanga nibo barara bagambanira bagenzi babo. Wajya kureba ugasanga nibo basambana. Umugannye nga musengere ni umusambanya. Turabafite. Baravuga bati bagiye ngo basengeye umuntu ngo abadayimoni ngo birukankira mu gitsina. Barakora mu bitsina by'abana b'Imana. Ngo birirwa bashoramo intoki da. Kandi Yesu yaravuze ngo muzababatize mu izina rya Data n'iry'Umwana n'Umwuka Wera. Ariko uyu munsi wa none dufite ikibazo aho kubabatiza ahubwo barabasambanya. Cyangwa se bakabarya n'utwabo. Cyangwa bakabarya ibyabo. Noneho rero aho bibereye ikibazo gikomeye nuko ntabwo ari abakozi ba shitani gusa ahubwo ni n'abajura ndetse n'abajura b'imitwe ni n'abajura b'imbaraga zimira izindi. Impamvu nkubajije iryo jambo nuko ari abahanuzi usanga baza bagahanura kuri social media. Yego. Ariko inyuma ya kamera ugasanga bya bindi bahanura. Yego. Ukagira ngo babituraguye mu bishingo. Uyu mwaka wa 2025 banyarwandakazi have second ntabwo ukiri umwaka wo kugendera mu bujiji. Nakubwiza ukuri. Ni umwaka wo gusobanukirwa. Ukamenya ngo ndagendana nande. Yego. Ntujya mu bavuga ngo ibuye ryagaragaye ntiryica isuka. Ariko ufite ingorane kuko ugendana nibuye utari wabona. Yego. Ibyiza rero senga Imana igukore ku maso uhishurirwe umenye uwo mugenda n'uwari we atarakurya utwawe. Umenye uwo mugenda n'uwari we atarakwicisha. Umenye uwo mugenda n'uwari we atarakugambanira. Yego. Umenye uwo mugenda n'uwari we ataragusenyera urugo. Umenye uwo mugenda n'uwari we mbese ataragukuramo inzara. Yego. Kuko niyibuye. Yego. Kandi uri kugendana naryo urasitana uraza kuri sitaraho inzara ziraturika. Yego. Ibyiza rero nkurikiye ibyo maze kubona Yego. Umuntu yajya abanza agasenga akamenya uwo bagenda n'uwari we. Hari abantu rega basenga nabo bakavuga ati twebwe turasenga. Ariko se ni gute abakozi b'Imana birirwa bashondana kuri social media nk'inkoko z'isake? Kuri social media hari icyo bita showbiz. Hari n'icyo twita ko ari umurimo w'Imana. Mu by'ukuri wajya kureba ugasanga hari ibintu bifite uruvange. Ariko abakozi b'Imana baracyahari. Ntabwo bose bapfiriye gushira. Ntago abantu bose ariko baza gushondanira muri ibyo ngibyo. Ni gakeya cyane uzabona umukozi w'Imana uyoboye n'Umwuka Wera ashobora gushondana n'undi kuri kamera. Sibyo? Kuko bisanzwe ntazibana zidakomanya amahembe. Ariko nanone tujye tunatandukanye cyitwa showbiz, tunatandukanye cyitwa abakoze umurimo w'Imana. Ibyo bintu bitandukanye. Hanyuma hari ikintu nshaka kukubaza. Ejo bundi ngize gutya mbona kuri iyi mihanda hari abantu abadutse bavuga ati hari abapasiteri b'abagore tutari buvuge mu izina. Barimo bakoresha n'imbaraga ngo za Satani ngo nabakozi ba Satani. Wenda reka tuvuge uyu mugabo we wagiye uvuga Apotre Gitwaza yavuzweho ngo kari umuntu ujye kuzimu ngo afite imbaraga za Satani. Nimba abapastori benshi twizera nk'abapastori bakomeye hano mu Rwanda bakuba bakorana n'izo mbaraga nk'uko babivuga. No kuvuga ngo hano twaba turi ariho ikiciro cya Satani aho giherereye. None se Damo erega uzanacunge urebe abenshi bataka bara abakozi b'Imana nabashakiye mu buhanuzi bikanga, nabashakiye mu gushinga icyumba bikanga, nabashakiye mu bupastori bikanga. Uzanyereke umupastori muzima, umunyamasengesho muzima, w'umunyamwuka uzaza agaharasinga abakozi b'Imana akavuga ngo anga bakorana na shitani. Reka nkubwire harimo n'ikintu cyitwa ishyari. Reka duhere kuri Gitwaza. Apotre Gitwaza yaraje yubaka ibintu bye kandi abyubaka ari seriye. Arabyubaka, urabona yubatse itorero, amaze kubaka itorero ayubaka icyitwa ibitaro, afite ibitaro bikomeye, afite n'amashuri. Wabyumvise neza. Noneho bo babona we ibye ntibinyeganyega. Babuzwa n'iki kuvuga ko akoreshwa na Satani. None se boko batagaragaza ko abo babivuga ni nk'icyo kimenyetso bagaragaza ko ari bo bakorera Imana. Nimba bakorera shitani bo bakorera nde? Nimba bo bakorera Imana ngaho niba twereke nibuze igikorwa kizima. Buryaga hari n'umuntu ushobora kukubwira ngo
wowe uri kumbwira ko ukorera Imana yego ukavuga ko nge nkorera shitani ngaho ngewe dore icyo mfite nemera ko ari Imana yakimbaye wowe ni igiki Imana yagukoreye none se Imana yo tuyikoreye ntabwo dukorera ibyacu turayikorera nayo igakora ibyacu none se wowe kukorera Imana icyo yagukoreye ni iki wowe kuri guharasinga wa wundi ufite ikintu amaze kugera uzacunge nta muntu n'umwe uri hasi uciriritse udafite ubushobozi bashobora kuvuga ko akoreshwa na shitani ntabwo bishoboka ahubwo iteka bavuga ko ukoreshwa na shitani cyangwa ukoresha imyuka mibi kubera ko ibyawe biri kuzamuka ariko Imana yaguteje imbere yaguteje inama ariko ntabwo bisobanuye ko abakozi ba shitani badahari barahari ariko se nimba abateye imbere bose baratejwe imbere na shitani Imana nta kimaze icyo cyo nicyo ni rwose nimba abapasiteri benshi tubona bateye imbere bakorana n'izo mbaraga bakorana ni bose ariko bakorana n'imbaraga z'umwijima Imana nta kimaze bareke kuyikorera ubwo nanjye nuko yamanika uretse ko mubaye manika ntabwo ndimo nje mfite ibihamya byigendera have dereje ubundi baherutse gukubita inkonje mu kabombo gosho nanza gucira kobo Imana igucira kanzu ntacyo uzaba abaguhekenyera amenyo mugenzi abo ngabo ntibagutera ubwoba ahubwo pfuka musenge Imana iza gutabarira mu maso yabo kuba twasitara tugasubira inyuma ntabwo bisobanuye ko tubaye uko abanzi bacu bifuza ahubwo rimwe na rimwe Imana yemera ikigeragezo kitugeraho kugira ngo Imana ifungure umugisha muri cyo barakubeshye ubwo utangiye kunkorogoshora cyane rwose Imana igucira kanzu iryo ni ihame abantu babimenye byanze bikunze nyine niba gukubita inkonje ugahungira mu bantu birakubana zero ariko niba gukubita inkonje ugahungira ku Mana Imana izagushumbusha ako kanya ukubise inkonje no hasi ngo po uko umugabo aguye se kwagira gute siko ntuzamenekanye barajyahe kwijuru ritabaye se shaho batabanje kuguhekenyera none se iyo abantu reka nkubaze nyine nibyana nindi kukubwira nanjye ariko ndibuze kukubaza buretse gatoya iyo umuntu agukubisha inkonje umusatsi ugapfuka urumva hahandi yapfutse umusatsi hagapfuka injwiri Imana igahita yohereza umwuka wayo akahameza umusatsi w'irende uhombye nindi ese waruzi ko hari igihe kigera umuntu akagira imyanda akagira ibikoresho by'imyanda Imana ikohereza abajura bakaza bakiba bya bikoresho warangiza ukarira kuko udahora uri maso ngo wumve icyo Imana ivugana nawe wamara kurira ukazatungurwa nuko Imana izanye ibigize gute ibishyashya yego ibyo rero ngewe ndumva muri ngewe ndasitara ngasitara nkuko n'abandi bantu basitara nkanahemukirwa kugambanirwa naragambaniwe warabimenye n'ibimenyetso byaragaragaye ariko buryo uko umugabo aguye ntago ari ko ubugabo bumeneka ntibazakubeshya nubwo wahanuka kuri etaje yo kwa Makuza ukikubita hasi Imana itabishatse ntacyo waba turi ku kiganiro cy'imbaraga z'umwijima n'imbaraga z'abera hanyuma rero ari ikintu wavuze numva ari akantu ushaka kukubaza ni kuki Imana itabara abantu nk'aba ngaba bari mu butayu bakubaka amazu bakarongora bakagura amamodoka bakabyara bakamererwa neza akaba ari abantu b'abagome ba mbere babaho subiramo ikibazo cyawe kuki abantu Imana itabara bakubaka amazu bakarongora bakabyara bakagira amaduka bakubaka imitamenwa bamwe barabaga mu ishyamba bakaba mataje uyu munsi wa none akaba ari bo ba mbere b'abagome babaho Bibiliya iravuga ngo Imana ivuburira umugisha babi n'abeza ese kuba Imana yaramuhaye amataje ikamuhereza ubushobozi ni itegeko gukoresha wa mutungo we uko abantu babishaka umva ijambo ry'Imana ukuntu rivuga Bibiliya iravuga ngo nimumara kurya mugahaga nimuzibagirwe bande nimuzibagirwe
nimuzibagirwe. Uzi icyo Imana ashaka kuvuga? Yabwiraga ba bantu bari mu butayu, nubwo muvuye muri ubwo butayu mu buretwa, nubwo mugiye i Kanani, ndababujije nimuzarye ngo mwibagirwe. Ariko menya ko Imana yabibwiraga abanyamasezerano, ni ukuvuga ngo ntabwo abantu bose ari abanyamasezerano. Yewe navuze kuri ba bantu bafite isezerano, bahawe amasezerano. Ariko akenshi tubabona bavuga ko bari barayahawe. Rimwe na rimwe hari n'umuntu ushobora kubigira abikuye yisha umuntu, akamutwara ibye, yagambaniye umuntu akamuhuguza ibye, ejo bwacye atera imbere aravuga ngo ni Imana yabikoze. Ubushize sinakubwiye ngo itondera ubuhamya abantu baza gutanga kuri kamera ndetse no mu rusengero, kuko bose ibyo bavuga ntabwo ariko byatanzwe n'Imana. Abenshi barabihuguje, sibyo? Abandi baca mu nzira z'imyuka mibi kugira ngo babibone, abandi baracururiza ku miti kugira ngo bakunde bagire ibyashara. Iyo usanze afite abakiriya yatondetse, none se yakubwira ko ari imyuka mibi? Buriya abantu birirwa bivugishwa ngo runaka akoreshwa n'imyuka mibi, ngo na runaka ngo imyuka mibi, akenshi bivugwa n'abantu kandi usanga ababivuga ari n'abarokore, ndetse kandi ari ba bantu badashobora kumva ijwi ry'Imana na rimwe, barangiza bo ubwabo intambara ziri muri bo. Urabyumva neza? Uzacunge hari umukatolika wari wafata mikoro aze kuvuga ngo pastor runaka akoreshwa n'imyuka mibi, cyangwa padiri ngakoreshwa n'imbaraga bava niyo bajya. Nyamara ntibibabuza kuba kuri ritari ahitwa kwa Mutagatifu Pierre, hari igufa rya Pierre aho ngaho. Nta nubwo bibuza ko ashobora gupfa padiri cyangwa musenyeri akavuga ngo ni munshyingure kuri ritari, barangiza bakamushyingura, wakigendera gutya atuje, akikorera ibyo atuje, akaraguza, akabandwa, agaterekera atuje, nta n'umwanya afite wo kuza guhangana. Ariko ibyitwa ko abantu basenga, ibyitwa ko abantu baba mu mwuka, ari abakozi b'Imana, ari abahanuzi, gura ipantaro nziza y'ibihumbi 15 si amafaranga make, watigera gura niya 5, azaza guhara bike avuge gukorana n'imyuka mibi, afate bya bindi byagerageza abari byo kwegekaho. Hano dufite abahanuzi benshi bahanurira kuri ubutaka bwo muri Ararume, birirwa mu bapfumu Gisenyi. Ndakubwiza ukuri, hano dufite abahanuzi benshi mbere yo kugira ngo baze hano kwicara kuri kamera babanza kwisigira imiti hano muri Bingara. Wabyumvise neza? Bagafundura n'inzoga bakanywa, wowe akaza akamenagurika ukagira ngo ari kuvuga iby'Imana, naho kumbi nibyo amaze kwishyiramo. Ndakubwiza ukuri, ibeshya noneho musuhuza ari ubwa mbere, urebe kuzongera kwakira amafaranga mu biganza byawe. Muha amafaranga se, mugurire na fanta hano se, wirebere. Ugiye kuvuga ni uriya mugore bavuze ko ari umurangisha? Wese hari umugore baherutse kuvuga ngo ni umurangi. Ikimenyetso bagaragaje ko ari umurangi ni ikihe? Erega nituvuga ibintu tugaragaza ikimenyetso. Uyu munsi ushoboye kumbaza ngo ibyo bintu bibera nkaguhereza recorder cyangwa se nkaguhereza video ibikorerwa ahangaha inyuma y'iyinza ahangaha. Dufite abantu benshi bagiye bahanura, bamamaye mu gihugu cy'u Rwanda, bazaga bakabanza bakajya inyuma ya kiriya giti, akabanza akarepeta ibyo agiye kuvuga, yanagera iwe akarara birepeta, akaza kuri kamera afite ibintu amaze iyi minsi tatarepeta. Ndakubwiza ukuri, yarangiza akabivuga ari seriye, abantu bose bagashiduka. Nyamara tukababwira ngo mutegereze ko bizasohora. Bibiri ivuga iki? Umuhanuzi yemerwa ruko ibyo hano bigeze gute bisohoye. Nimba umaze umwaka wirirwa ubwejagura kuri kamera uvuga ngo Imana iravuze, ubwejagura kuko ntabwo subiramo, ubwejagura kuri kamera uvuga ngo Imana iravuze, umwaka ugashira hataraboneka n'ikintu kimwe, bwejagura uracyari kubwejagura icyaho ngaho. Wagiye gushaka imbaraga z'Imana zikaza none se ntago ari batumye insengero zifungwa? Yego sha, leta se yabuzwa n'iki? Yasanze turabeskoro, yasanze mu nsengero abantu barahibirwa, ari abajura n'aba pastor bavuga ko ari bazima n'abasambanyi. Yego, yari kubuzwa n'iki? Birirwa bakoza abantu minokisha, n'izindi bazazifunga, ese ko zashize mwana. Hari umuntu inshuti yanjye, reka nkubwize ukuri, ubu rero umukozi w'Imana ari mu kabati. Ari hehe? Mu kabati. Afungiranye mu kabati, ari mu bworo bw'Imana. Hari abantu bagifite umwuka wera, ugenda ugapfukama akakuramburiraho ibiganza, nubwo yaba ari umutwe ugahita ukirureba. Abakozi b'Imana barahari. Se shako nagaciro bahabwa nagaciro bahabwa baragafite, kandi Bibiliya ivuga ngo tugaragara nk'abatariho ariko turiho, tukagaragara nk'abapfuye ariko turi bazima, tukagaragara nk'abatagira umumaro nyamara dutungishije benshi. Abakozi b'Imana barahari ndetse cyane, kandi nta n'ikizababuza kubaho.
urumva naho abishyira imbere nk'ukuguru kwambaye ubusa ivyabo birangira tubibonye uyu munsi azavuga Imana ejo akagaruka avuga ibigambo by'ibishego kuri kamera kandi ya kamera yavugiyeho Imana agaruka noneho yivuguruza wubwe nibyo bya binini nakubwiye kera ndakubwira ngo Imana nta mwanya ifite wo gukomeza gukoresha abantu nishoboye ko bana bakubita inkonji ahubwo abaza kubeshya kari abakozi b'Imana bazajya banagaruka bongere bagaragaza kari abakozi ba Satani kandi si yose bibona byarabaye rero ikibazo ntago bemerwa ikibazo ntago bemerwa abangaba mu kabati nta nubwo bakurikirwa nta nubwo bumva none se ubundi umuntu uri mu mwuka w'Imana umwuka w'Imana ugira ibiro amatoni n'amatoni ntabwo ushobora kukwemerera kwitwara nkabo cyokoze wasangira nabo warya nkabo wavuga nkabo warwara nkabo mbese waterwa nkabo ariko ntabwo wemerewe na gatoya kugenda nkabo kuvuga nkabo gukora nkabo cyokoze warwara nkabo ukarya ibishyimbo nkabo ugasorwa mu nzu nkabo ukamara imyaka mu bukode nkabo ariko ntabwo wagenda nkabo kuko umwuka w'Imana uri muri wowe ufite uburemere budasanzwe butakwemerera gukora nk'ibyo bakora abo rero ni inkozi z'ibibi kandi ukora icyaha wese n'uwase Satani ni nawe wamya akora icyaha kuva kera ushatse kuvuga ko ari base ari Satani niko Bibiliya ivuga ukora icyaha n'uwase Satani kuko ari nawe wakoze ibyaha kuva kera naho ukora ibyiza kandi icyaha batacyemera ntabwo nyine babyemera ariko turabamenya kuko erega wowe ushobora kuba wabamenya ariko reka mvugira ngo abantu bo birwota amasimba aho ngabo baba diaspora kuko ntago baba babaze no kubabona kuri kamera none se abadiaspora nyine abadiaspora bayobewe ko batatswe n'inyatsi bayobewe ko basigaye bakora ntibagire icyo bashyira mu mufuka byaturutse he nuko bitiranyije abayuda bakabafata nk'abayuda kandi atari bo bahaye abajura bahabeskoro birirwa mu bapfumu birirwa bisiga imiti bahaye ibisambo babagome n'abagambanyi uyu munsi wa none ntibategereze umugisha uzavukagera reka nshimire Juste yego uyu mugabo utuye ku Ruyenzi yigeze avuga ngo nyamara abadiaspora muhe maso kuko uyu munsi ndagira mabwiza ukuri murimo muhereza abantu mukiteza inyatsi kuko muri guhereza abantu bakoreshwa n'imyuka mibi hari abagiye batuvaho sha wowe uza abadiaspora bagiye kuri baruna uza abantu barunze muri Canada babuze na tiki bagarura mu Rwanda kubera sha kwirirwa uza barunze muri Amerika babuze tike kubera iki yabonye umuntu yikubangura atiri pike pa ati topesa aturaniwe mukozi w'Imana dolari 100 dolari 500 amayeri 1000 hwa none uremo hagiye kuyahonga mw'indaya uremo hagiye kuyashyira umupfumu kugira ngo akunda arye hiti turabafite birirwa ikibungo bajya gushaka ibintu bibaho ngiye kuko ngiye ntago nshobora kubyemera ukisiga imiti kugira ngo ugire igikundiro ahubwo bakanayisiga n'abandi bavuga Imana neza kugira ngo bagire icyangiro akoze ko basanga babona bitabafashe bakabarwanya bakabaca intege zose zishoboka kugira ngo ntimuzongere kugaragara kuri iyi mihanda akoze ko wasanga shaba nanjye baranyangirije nabizi wana ntabwo Imana yaguta ntiyaguhana nubwo biruko imbaraga z'Imana ziracyahari kandi abazi Imana yabo bazakomera nibamara gukomera bakora iby'ubutwari ikizakubwira kuri kumwe n'Imana rero bazagusiga ayo mavuta ntacyo azagutwara bazagutega imitego ntuzikubita hasi ngo ukukamenye icyo koze kugwa kuzagwa kuko Satani atsindwa yageze mu kibuga ntabwo ajya atsindwa ataragera mu kibuga cyakoze bazakugerageza baguteza icyorezo cy'uburwayi buzahora iwawe nibyo bizashoboka bazaguteza n'inyatsi ntihongere kugira icyo wakira ariko kuko nta jambo Imana ivuga ngo rihere yakubwiye ko izabana nawe ikagendana nawe igakorana nawe igaturana nawe ikabana nawe muri byose iyo ntabwo izigera iguterana n'umunsi n'umwe bazabikora bigusitaze kugira ngo bigutere gushaka mu maso y'Imana ariko ntabwo uzagwa nk'uko babyifuza
umukiranutsi yahuye n'ibigeragezo bimutera gushaka mu maso h'Imana. Iyo ushatse mu maso h'Imana wumva icyo Imana ivuga, nyuma y'amagambo abantu bavuga, nyuma y'amagambo ari hirya no hino kuriho, nyuma y'ibigeragezo bikuriho, ibyo byose kugira ngo bitsinde nuko ujya gushaka ijwi ry'Imana ukavuga ati ko Damuru ari kumvuga ibi, ko Damuru yampagurukiye muri ubu buryo, ese mu ijuru bari kumvuga iki? Kuko hari igihe abantu baguhagurukira, yego, hari igihe ibigeragezo biguhagurukira, Imana yabihaye urwaho. Iyo rero nawe uhagurutse ukarwana mu mubiri birakurambika. Ariko iyo ugiye gusenga hari igihe Imana ikubwira ngo mwana wanjye ni ishuri ryanjye, ucishijwe mu ruganda, uhinduwe izahabu nzima, uciye mu muriro ariko ntuzashya, uciye mu rwobo rw'intare nubwo zishinyitse ntabwo zizakurya. Icyo gihe uhitamo kwihanganira ikigeragezo cyawe ugakomeza kuzamuka mu masengesho, bikagutera kwihanganira ishuri, kuko ishuri Imana igushyizemo byose riba rifite impamvu yaryo. Erega Pascal, hari igihe umuntu ashobora kuvuga umuntu Imana yashyize n'iki yashyize mu ishuri. Reka nkubwire, umugabo witwa Yobu yashyizwe mu kigeragezo n'Imana, atari umwana w'umuntu wakimushyizemo. Noneho witwa Elifazi na Faza n'undi muntu umwe, kuko bari batatu, ngo bavuga Yobu nabi. Noneho ngo igihe cyo gutabarwa kwa Yobu ngo Imana isanga aba bagabo batatu, irababwira ngo uburakari bwanjye burabamanukiye, ati none rero mbaciye amande y'ikisi yuko mwavuze nabi umwana wanjye nashyize mu kigeragezo. None se amande nyajyane he kuwo wavuze nabi? Kuwo wavuze nabi. Haleluya, amen. Noneho mbo ibyo na Satani tubona buriya n'Imana yaravuze ngo ubutunzi bwacu Satani yamize izabuhubuza mu nda ye. Wabyumvise? No kuvuga ikirere. Nyine no kuvuga. Wowe uriya muntu ugiye gufatanya n'Imana kukugerageza, Imana itamuhamagaye muri uwo mukino, byanga byakunda afite isahani azariraho, afite n'igikombe azanyweraho, yego, byanze bikunze yishoye mu gufatanya n'Imana kugushungura, afite isahani azariraho, afite n'igikombe azanyweraho. Ibyo ngibyo rwose abantu babyemere kandi bizaba. Cyokoze Imana ishoboye kukwemera ko bitugeraho ibigeragezo bikaguhagurukira, kuko na Yobu ntiyari yaracumuye. Ariko impamvu Yobu yasubizanyaga amagambo y'Uwiteka, kuko yari umukiranutsi w'Imana kandi yabanje kubaza, erega yarasenze, yabanze no agira ihishurirwa, amenya ko ibigerageza afite si uko yacumuye, si uko yatutse Imana, si uko hari ikibazo yagiranye n'Imana, ahubwo Imana yaramutanze. Yego, nibyo nakubwiye ngo nubona intambara zaguhagurukiye banza ubaze Imana izo ntambara impamvu yazo, kandi umenye ko turi no kurwana mu mubiri. Banza umaze Imana izi ntambara ndimo zazanywe n'iki, impamvu yazo ni iyi, umenye uburyo ugomba kurwana. Reka nkubwire, bahamagara nde Dawidi kwa Goliyati, yarananiranye, yajujubije abantu, ingabo zimugezeho zose arazirambika. Reka nkubwire ukuntu noneho umuntu wabanje kubaza Imana akamenya urugamba rwana urwo ari rwo, ko arwana intambara itandukanye n'iy'abandi barwana. Uzi ko Dawidi bamuhaye imyenda ya gisirikare akayanga? Uzi ko bamuhaye iy'umwami akayanga? Akavuga ngo njye menyereye kwambara gutya, menyereye kwambara ibigunira, menyereye amabuye atatu, menyereye gukoresha umuhumetso, ntabwo umenyereye gukoresha izindi ntwaro. Ushatse kuvuga ko abarokore biri iyi minsi batakimenya intwaro bashobora kurwanisha? Yes. Intwaro barwanisha ni y'amagambo no gusebanya nugira amahirwe. Reka nkubwire wowe nkurikiye, nugira amahirwe uzamenye neza ko umuntu ari kukurwanya akoresheje amafaranga, akoresheje amagambo, akoresheje akagambane, wowe uzaba ufite iyindi ntwaro ikomeye cyane, mashini gani yo kumucuncumuriraho amasasu atagira umubare, ari ryo sengesho. Pascal, turi no kugana ku musozi, reka nongere ngaruke kuri iki kintu. Uzasanga uyu muntu ufite ishyari mugenzi we ni wa muntu ufite ikintu cyitwa ubutunzi. Impamvu arwanya mugenzi we ni ukugira ngo cyangwa se atamujya hejuru. Uranyumva neza? Ariko Imana igushyigikira urazamuka. Urumva? Impamvu ni iyihe rero? Nuko nta rukundo rukiri rwashize mu barokore. Uko sinzi igihe umaze ukijijwe, ariko umwuka w'Imana bagakira muri ADP, uyu munsi niwo ukiri. Erega ikibazo namwe mugira uyu mwuka nyine buretse manze nkubwira ikibazo mugira.
ikibazo si umwuka wahoze muri ADPR ahubwo ikibazo ni umwuka wahoze mu bantu. Wagiye hehe rero? Buretse gatoya njyewe nkizwa mbese nakira Yesu Kristo umwami n'umukiza. Ntabwo byari kera ariko ni na kera kuko nari nturanye n'urusengero rw'ADPR iwacu. Abanyamwuka narababonaga ari n'abatambuka muri quartier iwacu bahanura. Ikibazo si umwuka wacitse ADPR, ikibazo ni umwuka abantu birukanye kuko nibo bawirukanye. Si ADPR gusa rero. ADPR yari iriho hariho nandi madini. Sibyo umuriro wa Pentecote wari uhari. Hari amadini atandukanye. Uyu munsi rero ikibazo sa ADPR ahubwo abantu birukanye umwuka wari muri bo kuko Bibiliya iravuga ngo umwuka wera ntazahora ruhanya n'abantu. Abantu bakoze ibyaha byinshi umwuka wera arigendera arabasiga. Twe twamuhawe nk'impano, ufite uwo mwana ni ufite iki ubugingo. Twatakaje uwo mwana ubugingo bugira gute burigendera. Ni ku bantu bose rero. Urakoze Pascal, ugira ngo nidushoje. Urakoze cyane. Nyamuneka iyi nimbuzi ubwo umuntu nimba adakuyemo ibyi ubwo aratakaye nta kindi warenzaho. Uwo kumva yumvishije no kumva yumvishe nubwo nutumvishe ubwo nakundi. Hanyuma reka mvuge ngo ibiganiro byacu nakagaruka. Shalom.